Iyo bavuze urukundo ku ikubitiro haza abo twihebeye, yaba igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Kubona uwo ukunda cyangwa ugukunda si ikibazo, gusa ikibazo ni ukumenya icyo wakora ngo ugumane umukunzi. Uyu munsi bana nanjye ubashe kumenya inama zisumba izindi zagufasha mbere yo kujya mu rukundo, cyangwa se igihe uri mu rukundo bikaba byagufasha gusigasira umubano ndetse ukanagumana uwo wihebeye, bityo mukabana mu buzima buruta ubundi, dore ko urukundo burya ngo ari inzira kenshi na kenshi iryohera kurusha ubuki. Ngendishema Yves, muhaye ikaze. Dore ikintu cya mbere ugomba kwitaho mbere yo kujya mu rukundo. Ntugomba guhinduka utari kugira ngo ukunde ushimishe umuntu. Hari benshi bumva ko iyo ugiye mu rukundo uhindura imico, ibyo wakundaga, impamvu ari ukugira ngo bisanishe n'abo bakundana, gusa ibi si byo, si ukuri. Burya urukundo rurihangana, kandi ukunda by'ukuri nawe akwiye kukwangira ibyo ukunda cyangwa akugore ku byo ukora mu gihe ubona ari byiza. Niyo mpamvu rero ugomba kugumana umwimerere wawe, ahubwo mugahuriza hamwe, kuko burya ngo ntacyo wakora ngo uhishe uwo uri we, n'ubundi igihe kiba kizagera kwihishira bikarangira. Biba byiza rero iyo umuntu yakiriye imico yawe hakiri kare, bityo akanitoza kubana nayo. Niba wifuza kujya mu rukundo, iki ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Wakwibaza ngo ni ikihe? Ntabwo umuntu akumva utavuze burya. Urukundo ni inzira nziza, gusa urebye nawe ifite kukunyerana cyangwa ikakubera amahwa. Ni kenshi cyane rero hagati yawe n'uwo mukundana havuka ikibazo, ubwumvikane bukabura hagati yanyu. Umukunzi akagushinja ikintu runaka, wowe kumusobanurira ukicecekera, cyangwa ugasanga umukunzi yagukosereje, aho kumubwira ugaceceka ukumva ko ugomba kumwuka inabi umusobanurira ikibazo gihari. Ibi si byiza rero mu rukundo, kuko burya bishobora gutuma mutangira kutizerana, bigatuma wakora ibyo utateganyije, harimo nko kumuca inyuma ugamije kumwishyura, nyamara ibi biba byerekeza urukundo rwanyu ku iherezo. Niyo mpamvu hagati y'abakundana nta banga rikwiye kuzamo hagati yanyu, kuko burya urukundo rusobanura kuba umwe. Ni byiza rero ko muganira ku cyabaye hagati yanyu, kandi mugafata umwanzuro uhamye, kuko burya ubwumvikane mu bintu bituma ingo nyinshi zitandukana ndetse n'abakundana bagatandukana. Nyamara ugasanga ikintu cyatumye batandukana ikibazo cyari cyoroheje kandi cyari kubonerwa igisubizo bibangutse ndetse bitanatinze. Ni byiza rero ko muganira ku cyabaye hagati yanyu, bityo mugafata umwanzuro kandi ubasha kwishimirwa na buri umwe wese hagati yanyu. Dore inama ukwiye kumenya niba wifuza kujya mu rukundo. Ntukemere gukundana n'umuntu kuko wabuze uko ugira cyangwa kuko utinya kuba wenyine. Urukundo rudafite intego burya haba hari amahirwe yo gukomeretsa abarurimo. Niyo mpamvu rero hari bamwe babona inshuti zabo zifite abakunzi, nabo bakumva barifuza uwabatetesha, ugasanga bagiye mu rukundo ariko mu by'ukuri baba bitabitekerejeho ndetse nta n'intego bafite, bakabijyamo gusa kuko barambiwe kuba bonyine. Nyamara uru ruba ari urugendo rwawe utangije, urema inkota izahuranya umutima wawe, ikasiga ikigoma kitazajya gikirana rimwe mu buzima bwawe. Urukundo inkovu idasibangana ku mutima. Si byiza ko inshuti yawe ifite boyfriend cyangwa se girlfriend ufite amafaranga, ufite imodoka, nyamara nawe wifuze gukundana n'uwo muntu umeze nkawe, nyamara wowe ugasanga mu by'ukuri nta gitekerezo cyawe cyangwa se ntabwo ugize ubitekerezaho n'umunsi wa rimwe, gusa kuko ubonye undi abirimo ukavuga ati nanjye ni rwo rugendo. Ibi si byo, kuko burya bari nk'imodoka itarimo umushoferi, iteka n'iteka iba ishobora kugwa. Biba byiza wicaye kubanza ugashyira ubwenge ku gihe, ugakundana n'umuntu wongeye gutekerezaho kandi wumva ko bizanakugirira akamaro. Niba uri mu rukundo, wamaze kugera mu rukundo, gushimira ibyo umukunzi wawe agukorera burya nacyo kimwe bituma urukundo rwanyu ruramba. Abenshi bibwira ko gushimira umukunzi mu kintu agukorera ari ibintu bisanzwe, bakavuga bati ese ko dusanganywe, ese ngibi byama kino udakumva ni ibintu bisanzwe. Gusa ibi si byo. Byaba bito cyangwa se binini, ibyo umukunzi wagukorera ujye wibuka kubimushimira kuko bimutera ishyaka ryo gukomeza gukora ibindi ndetse akanakora byinshi birenze ku byo yakoraga. Ariko iyo umuntu ageza kukunezeza ntumushimire, ntumwereke ko byagushimishije, bimuca intege, bigatuma yakumva ko n'ubundi aruhira ubusa. Biba byiza rero gushimira umukunzi wawe kuri buri kimwe agukoreye, kuko burya nta mana iruta indi mu gihe uvuye ku mutima wuzuye urukundo. Ni byiza ko rero uri mu rukundo, buri kimwe girlfriend cyangwa se boyfriend wagukoreye bibuka kumushima ko burya bimutera imbaraga zo gukora ibindi byinshi ndetse akanagutetesha birenze uko yabikoraga mbere. Ni byiza rero gushimira, ko burya urukundo rutarimo gushimira ntaho ruba rwerekeza. Ibuka gushimira umukunzi wawe rero kuri buri kimwe cyose agukoreye cyangwa se surprise agukoreye. Ibi bizatuma urukundo rwawe ruramba kandi runamara igihe kirekire.
wowe wifuza kujya mu rukundo, hari amakosa akunda gukorwa na benshi, gusa ndagusabye ko ikosa ntirizakugaragareho. Ntukirengagize ibimenyetso cyangwa ngo ukomeze kumva ko uzahindura uwo mugiye gukundana. Burya hari ubwo ubona amafoto y'umuntu mutaratangira gukundana cyangwa se mugitangira, ariko ukamushakira impamvu, ukica amatwi ukanga kubyitaho, ariko nyuma bikazarangira ya makosa ariyo mupfuye kandi warabonaga mbere yose, ukanga kubyishyiramo ubibona. Burya nubwo umuntu ahinduka niba bimworoheye, ni byiza rero kubanza kumenya imico y'uwo mugiye gukundana, ntiwumve ko uzamuhindura kuko burya hari ubwo bitakorohera. Urukundo burya ni uguhuza amarangamutima mugahuza imico, kandi ntibyakunda ko wabana n'umuntu mudahuje imyemerere, akenshi na kenshi biragorana. Ni byiza rero ko mbere yo kujya mu rukundo, buri kimwe cyose ubona ku mukunzi ubona ko cyakubangamira, ntuzumve ko hari ugutera iminsi cyangwa se ngo umushakire impamvu. Icyiza banza ushake impamvu ikibimutera, urebe ati si ibi bintu birashoboka, kuko akenshi na kenshi ni kenshi twiga ko tuzakemura ibintu runaka nyuma bikajya bitunaniye. Ni byiza ko utarajya mu rukundo ubanza ukamenya imico y'uwo muri kumwe, kandi wabona ari imico idakwiriye utashobora kwihanganira, ntiwumve ko uzamuhindura, kuko ni benshi bavuze ko bazahindura benshi nyuma bikajya bitabaye. Biba byiza rero ugiye mu rukundo n'umuntu muri kumwe ubona ko uzabasha kwihanganira imico afite, ntumve ko uzamuhindura mu gihe muzaba mumaze kugera mu rukundo. Ibi nabyo bizagufasha, bituma ubasha guhitamo uwo ushaka, kandi uhitemo uwo ubona uzakugirira akamaro mu buzima bwawe. Kuba umuhungu cyangwa se umukobwa utarajya mu rukundo, iki ni ikintu ukwiye kwibaza mbere yo kujya mu rukundo. Ibaza iki kibazo nubasha kugisubiza, uzabona se ukeneye kujya mu rukundo koko cyangwa ntabwo uraba tayari. Ibaza ati ese iyo uza kuba umukobwa cyangwa umuhungu wari kwemera gukundana n'umuntu umeze nkawe, ese iyo uza kubyemera ni ukubera icyo wari kubyemera? Ibaza impamvu. Burya biba byiza kwisuzuma ukamenya uwo uri we neza mbere yo kujya mu rukundo. Kwibaza iki kibazo rero bigufasha kongera kwitekerezaho ukareba amakosa ukora, bikaba byagufasha kugerageza kuyakosora, mbese ukishyira umwanya w'uwo uyakorera uwo mugiye gukundana, bityo bikaba byatuma umubano wanyu ukomera, kuko burya ntawe ushobora kugaburira umuntu ibyo atabasha kurya. Biba byiza rero mbere yo kujya mu rukundo iyo ubanje ukisuzuma ukareba amakosa ushobora kuba wakwisangamo cyangwa se wakora, kuko burya nta muntu uba marayika. Hari ubwo akenshi na kenshi tugira imico itahinduka cyangwa se ugasanga natwe biradukomereye kuba twabihindura. Ni byiza rero ko mbere yo kujya mu rukundo ubanza ukamenya ngo ese ibi ngibi mbikoreye ibi byamubabaza. Ishyire mu cyimbo cye maze ubashe gutekereza neza wibaza uko byakugendekera ubaye rero bakoreye icyo kintu ugiye gukorera uwo muntu. Ibi bizagufasha rero kujya mu rukundo wamaze kwitegura, wamaze kumenya uwo uri we, imbaraga ufite, ndetse nawe ufite intege nkeya kugira tubashe kumenya ngo ese aha ngaha nzabyitwaramo gute nawe ukabigenze gutya. Iyi ni inama rero nakubwira njya gusoza. Banze bazi ikibazo cyose ibyo nagiye nkubwira ni byinshi cyane, gusa ndagusabye niba utarajya mu rukundo cyangwa se ururimo, itwararika ko burya kwitwararika ni impano ikomeye cyane kandi kwihangana bigeza kure. Reka nsoze mushimira abo bamwe nanjye muri kino kiganiro. Iyi ni Kodaraba TV, Ngendishema Yves. Ndetse ko wakunze ibiganiro byacu, wakanda subscribe kuri iyi channel, ugakanda ukabikora ku cyumweru dukora ku munsi ku wundi, ugakora share ndetse ukanatanga inyunganizi hagati hasi muri comment ibyo wumva twakora. Ibi bizadufasha tubashe kubona ko muri kumwe natwe. Ndabakunda cyane. Ngendishema Yves. Ciao ciao.